Ndabasuhuje cyane kandi bahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kugaruka ku amazina abiri, irya mbere ry'ikinyarwanda ndetse n'irya kabiri ry'irinyamahanga. Amazina ariko akura inkomoko yayo cyangwa se akura inyito yayo muri Bibiliya. Niba rero uri umukristo cyangwa se ukunda igitabo gitagatifu cya Bibiliya, ukaba witegura kwibaruka cyangwa se ufite inshuti yawe, umuvandimwe wawe witegura kwibaruka, ntucikwe n'aya mazina kuko ni amazina meza, amazina agezweho, amazina meza ukwiriye kwita umwana muri iki gihe. Ntimucikwe. Nk'uko bisanzwe rero murabizi ko mbaza gushimira abantu bakoze subscribe. Ndabashimira buri munsi kandi mbasabira umugisha uva ku Mana kuko muri ab'agaciro. Mwarakoze kudushyigikira, mwarakoze gukunda ibiganiro byacu, waba waraje ejo, waba waraje ejo bundi, twaba twaratangiranye, uri umuntu w'agaciro cyane. Hanyuma abashya namwe mugeze hano bwa mbere mbahaye ikaze. Nimukunda ibiganiro byacu mukore subscribe kugira ngo namwe mujye mushobora kubona ibiganiro byacu ku gihe mu ba mbere, kandi turusheho kwaguka, turusheho kugenda tuba benshi cyane. Ndabashimiye cyane rero ko mwemeye kubikora. Twihuse cyane ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Izina rya mbere ni Inema Gabriela. Inema ni izina ry'ikinyarwanda, Gabriela risobanura umugore ukomeye cyangwa se umugore w'igihangange, hanyuma kandi rikaba rikura inyito yaryo ku mumarayika ukomeye Gabriel. Ni ukuvuga ngo ari umwana w'umuhungu wamwita Gabriel, hanyuma yaba ari umukobwa nabwo ushobora kumwita Gabriela. Izina rikurikiyeho ni Akundwe Joanna. Akundwe ni izina ry'ikinyarwanda, Joanna ni izina risobanura ngo impano y'Imana cyangwa se Imana igira ubuntu. Ni izina rero ryitwa abana b'abakobwa ariko rikura inyito yaryo kuri Yohana cyangwa se John. Iri zina rero naryo ni izina rizwi cyane muri Bibiliya. Izina rikurikiyeho rya gatatu ni Abera Mikaela. Abera ni izina ry'ikinyarwanda, Mikaela risobanura ngo ninde uhwanye n'Imana cyangwa se Imana yagereranywa nande. Hanyuma iri zina rikaba ari izina ryitwa abana b'abakobwa rikuye inyito yaryo nanone ku mumarayika ukomeye Mikayeli. Hanyuma ari umwana w'umuhungu ushobora kumwita Mikael, ariko yaba ari umukobwa nabwo ukaba wamwita Mikaela. Izina rikurikiyeho ni Irera Dorcas. Irera ni izina ry'ikinyarwanda, Dorcas risobanura umunyabuntu cyangwa se uwitangira abandi. Dorcas rero naryo rikaba ari izina rizwi cyane muri Bibiliya, aho uyu mudamu cyangwa se uyu mumama yafashaga abababaye, agafasha abakene, akabadodera imyenda, akabafasha. Iyi nkuru ya Dorcas nayo ndumva ari inkuru izwi cyane mwese muzi muri Bibiliya. Hanyuma izina rikurikiyeho ni Ihirwe Moriya. Ihirwe ni izina ry'ikinyarwanda, Moriya risobanura ngo Imana ni umwarimu wanjye cyangwa se rigasobanura ahantu ho kuramya Imana. Moriya rero ni izina ry'umusozi, umusozi nawo uzwi cyane muri Bibiliya, aho Aburahamu yari agiye gutamba umwana we Isaka, hanyuma Imana ikamushakira igitambo. Noneho izina rikurikiyeho ni Isaro Enise cyangwa se Eunice. Isaro ni izina ry'ikinyarwanda, Enise risobanura umukobwa uharanira intsinzi. Noneho rikaba ari izina ryo rigaragara naryo muri Bibiliya, aho uyu Enise yari mama wa Timoteyo. Hakaba ari izina rikura inyito yaryo birumvikana muri Bibiliya. Izina rikurikiyeho ni Kami Eliyoha.
Kami ni izina ry'ikinyarwanda, hanyuma Eliyoha ni uruhurirane rw'amagambo abiri ariyo El risobanura Imana, Oha rikaba risobanura umucyo. Noneho ayo magambo abiri yahura akavamo iri zina ari ryo Eliyoha. Hanyuma izina rikurikiyeho ni Tona Carmel. Tona ni izina ry'ikinyarwanda, Carmel naho ni umusozi ukomeye aho Eliya yatsindiye abahanuzi ba Bali. Carmel rero rikaba risobanura ahantu heza hafite ubwiza butangaje. Noneho izina dukurikijeho ni Utuje Naomi. Utuje ni izina ry'ikinyarwanda, Naomi ni izina risobanura ubwiza cyangwa se ibyishimo. Ahangaha rero Naomi nawe ni umudamu nawe uzwi cyane muri Bibiliya, aho yari yarahungiye mu gihugu cy'i Mowabu n'abakazana be babiri, harimo Rusi na Orupa. Hanyuma iyi nkuru nayo ndumva nayo muyizi cyane muri Bibiliya y'uyu mubyeyi Naomi. Izina rikurikiyeho ni Gatesi Eva. Gatesi ni izina ry'ikinyarwanda, Eva risobanura ubuzima cyangwa se utanga ubuzima. Eva naryo rero ni izina rizwi cyane muri Bibiliya, aho ryitwa muri Bibiliya umudamu wa mbere cyangwa se umuntu wa mbere Imana yaremye w'umugore, akaba yari umugore wa Adamu. Iyi nkuru rero ya Adamu na Eva ni inkuru nayo izwi cyane muri Bibiliya. Iri zina ni izina rizwi cyane muri Bibiliya. Hanyuma izina rikurikiyeho ni Utona Shilo. Utona ni izina ry'ikinyarwanda, Shilo risobanura ahantu hatuje, ahantu h'amahoro. Ahangaha rero Shilo naho ni ahantu hazwi cyane, aho Hana yasengeye hanyuma akabona umwana we Samweli cyangwa se akabasha kubyara Samweli. Iri zina rero naryo ni izina ryiza cyane, izina rikura inyito yaryo muri Bibiliya. Izina rikurikiyeho ni irya 13 ari ryo Umwiza Eden. Umwiza ni izina ry'ikinyarwanda, Eden risobanura ahantu heza, ahantu h'ibyishimo, ahantu hafite ubwiza buhebuje. Eden rero rikaba ari izina naryo rigaragara muri Bibiliya, aho yari ingobyi y'Imana yatujemo Adamu na Eva, isi ikiremwa. Hanyuma izina rya 14 ni Ikaze Zoe. Ikaze ni izina ry'ikinyarwanda, Zoe risobanura ubuzima bw'iteka cyangwa se ubuzima buhoraho, ubuzima buzahoraho iteka ryose na nyuma y'urupfu. Hanyuma iri zina kandi rikaba risobanura nanone urukundo ndetse n'ibyishimo. Izina rikurikiyeho ni Ikuzo Kesia. Ikuzo ni izina ry'ikinyarwanda, Kesia risobanura ubwiza cyangwa se ufite agaciro ntagereranywa. Kesia rero naryo rikaba ari izina rigaragara muri Bibiliya, aho ryitwaga umukobwa wa Yobu yabyaye nyuma yo kugira bya byago byamubayeho. Ikuzo Kesia. Hanyuma izina rikurikiyeho ni Sangwa Diana. Sangwa ni izina ry'ikinyarwanda, Diana risobanura uwagiriwe ubuntu n'Imana. Hanyuma Diana rikaba ari izina rikomoka kuri John cyangwa se kuri Yohana, rikaba ari izina ryitwa abana b'abakobwa. Sangwa Diana. Hanyuma izina rikurikiyeho ni Inyange Chloe. Inyange ni izina ry'ikinyarwanda, Chloe risobanura uwororoka cyangwa se uwurumbuka. Hanyuma Chloe nawe akaba yari umugore ukomeye wo muri Bibiliya dusanga mu gitabo cy'Abakorinto, aho yakoranaga bya hafi na Pawulo. Izina rikurikiyeho ni Kaneza Loyce. Kaneza Loyce. Loyce risobanura uri hejuru cyangwa se umuntu uri ku rundi rwego. Hanyuma uyu Loyce nawe agaragara muri Bibiliya mu gitabo cya Timoteyo, aho yari nyirakuru w'uyu nguyu Timoteyo, ari we wabyaye wa wundi
Eunice twavuze haruguru. Eunice akaba yari mama wa Timoteyo. Noneho rero uyu mubyeyi akaba yari umubyeyi nawe uzwiho ngo kwizera kwari gukomeye cyane, aho yaguhaye umwana we nawe akaguha umwuzukuru w'uyu nguyu Loyisi ari we Timoteyo. Hanyuma izina dukurikijeho ni Cyuzuzo Dina. Cyuzuzo ni izina ry'ikinyarwanda, Dina naryo ni izina risobanura ufata umwanzuro uboneye cyangwa se umwanzuro utabogamye. Noneho uyu Dina nawe akaba yari umukobwa umwe rukumbi wa Yakobo. Iri zina naryo akaba ari izina dusanga muri Bibiliya. Hanyuma izina dusorejeho ni Ukwiye Abigail. Ukwiye ni izina ry'ikinyarwanda, Abigail naryo ni izina ry'umugore w'intwari, umwe mu bagore bagaragara muri Bibiliya. Ndabashimira cyane, naho utaha mu bindi biganiro. Niba ayo mazina wayakunze ubinyereke ukanda like, n'ubu uri mushya ukare subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byacu by'ubutaha. Nkomeje rero kubifuriza ibihe byiza, tuzongere duhure mu biganiro byacu bizakurikiraho. Bye bye.